njyewe nawe ari ibintu twapanze cyangwa se njye mutangiye kunshyiramo se ngo nanjye bamaye igiceri kere kagize ukinkubita nibwo wahita ubona imivugire yanjye natogotano hazagira unyishyura ariko gatoya urebe ibyo wivugisha se nibi je imikino yawe yose uno munsi kuri iyi live twayiguyemo twagufasha gusa wamufashe cyane ndashaka kubabwira ko umwana mugiye gukiniraho bamwita Mugisha. yego urakoze sha. Ndasubiramo, umwana mugiye gukiniraho se na nyina baramwitegereje bahita mwita izina Mugisha. Cya JSP zagira ngo cyaguye mu mafuta y'ubuto yande yacamutse. Nge sinjya mfata mu nnyo icyo nababwiye nakibabwiye nababwiye nti rero natwe tudafata mu nnyo buretse gato iherezo hari akagambo ko Kigali yanditse arimo aravuga ngo azazana Chris Brown mu Rwanda. Urakibuka yanditse yavuze ngo mark my words. Yavuze gute? ariko azamuzana mu rurimi rw'igifaransa baravuga ngo retenesa. Mark my words ko Kigali yavuze ngo I will bring Chris Brown muri iki gihugu. Mark my words. Ko Kigali wants you to mark my words. Mureke ko Kigali marking my words. Umwana murimo murakinira nawe bamwita Mugisha. none se ubundi we nawe reka nkubaze Dumba mbere yo kuvuga ngo Coach Gael yavuze ntabyo nase uri kumva ko atabikora se ntago nabihakanya ariko urakoze naringi ubwenge bwa Dumba ndimo ndagenda numva bumeze nk'ubwaho Nika gusa niye amagambo Coach Gael yakoresheje kugira ngo nanjye ndikoreshe hano. Coach Gael natagira ubwenge akareka kumva amagambo y'abantu bamuri iruhande akifatira decision nk'umugabo ye n'amabya ye. Coach Gael ugagumuka avuga ati ibi nibyo shaka gukora. Wallahi Coach Gael abo bantu baragukoresha amakosa. Esabo ni banduzi abamwongorera ni bande du ariko nanjye niba naringiye kumubaza abamwongorera ni bande yasa ko ubundi Dumba ntabwo njya mpubuka ubumba ntegereje haza umuntu avuge rimwe nze mbavuge umva mbese oya Brian nukazajya ukora ikintu udafite plan B. Buri kintu cyose turagisetinga mukaminga ndaje aka bro reka nkubwize ukuri ryo mwivugisha byose byo mukora byose Coach Gael wallahi man uramuniga nawe mujye mumwubange. Reka nkubwize ukuri nka coach ikintu aba yarakoreye nk'urubyiruko turetse no kuvuga ngo iby'abahanzi be baramaze nibashaka bazatandukane cyangwa babyihorere. Ariko bro uriya muniga nk'urubyiruko mana aba yarabakoreye ikintu kirenze sibyo. Iyo afasha kubaka Kigali Universe ikorerwamo ibikorwa ushaka gutegura igitaramo akajyamo umwana wese ufite umushinga cyangwa se ufite ikintu ashaka gukora akagenda akabona ahantu ho kujya gushyira iyo myidagaduro in case udafite amafaranga yo kujya gukodesha izo za arena sibyo. Ibyo biboro nabyo mujye mubyubahira umuntu kabisa. Na undi muntu wo warabitekereje abo ba manager banyu bamuvuga bamaze imyaka igihumbi nta numwe waratekereje ikintu kiri big atekerereza urubyiruko avuga ati uru rubyiruko reka turuhereze ahantu h'imyidagaduro sibyo. Ibyo bintu mujye mubyubahira uyu muntu warakoze ikintu muri societe kingana gutyo man. Mujye mu icyambere cy'abafite urukundo muri we aba baniga hafi ya bose bazano ngo naba manager cyangwa se ngo nibikingo baje ngo gushinga amarebo bro bose baza bafite inda nini yo kwikubira bakishyira baza bafite inda nini yo kukubira bakwishyira. Ariko nka coach man we ameze nk'umuntu aho gushaka kugira ngo nuko nyine babigeramo bakabiryaniramo bakabirwaniramo. On a platinum.